Kristo bavandimwe, iki ni igihe cyiza cyo kongera kumva neza ubwiza bw'ingabire itagereranywa y'urukundo rudashira Imana yaduhereye mu isakaramentu ry'Ukarisitiya. Ukarisitiya ni umutima wa Kiliziya. Ukarisitiya ni urwibutso rw'ubuzima, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo umukiza wacu biturirwa mu misa ntagatifu. Misa ikaba ikoraniro rihebuje ry'abakristo bakikije umusaseredoti, bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi batura igitambo cy'Ukarisitiya nk'uko tubisanga muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Misa ni igitambo kimwe n'igitambo cy'umusaraba, kuko kuri aritari kimwe no ku musaraba ari Yezu ubwe witura Imana nk'igitambo. Mu gutura igitambo cy'Ukarisitiya ntituba twibuka ibyabaye mu minsi nyabutatu ya Pasika gusa, ahubwo tuba duhimbaza iryo yobera muri ako kanya mu gihe turimo. Igitambo cy'Ukarisitiya koko ni igitambo cya Kristo ku musaraba, gikomezwa muri Kiliziya uko ibihe bigenda bisimburana. Yezu Kristo yasabye abasaseredoti ko ibyo yari amaze gukora kuwa kane mutagatifu nabo babikora mu bihe bizaza nk'urwibutso rw'ububabare, urupfu n'izuka bye ubuziraherezo. Yezu Kristo aduhora iruhande mu rugendo turimo rw'ukwemera, bityo akatubera ifunguro nyaryo mu nzira y'ubutungane ituganisha mu gukunda Imana, tubaho mu kuri kandi tubana mu mahoro na bagenzi bacu. Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Luka itubwira ko Yezu amaze kuzuka yabonekeye abigishwa babiri bajyaga Emawusi. Abo bigishwa bagendaga baganira bafite agahinda kenshi kubera ibyari byabaye i Yerusalemu babamba Yezu ku musaraba. Yatangiye abasobanurira ibyanditswe na Musa n'abahanuzi byari bimwerekeyeho, hanyuma ajya kubiyereka igihe cy'imanyura ry'umugati. Ibyo bisobanura ibice bibiri by'ingenzi biri muri buri gitambo cya misa, aho amasomo twumva abanziriza igice cy'Ukarisitiya nyirizina. Gusobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana bituma twumva uwo duhawe, Yezu mu isakaramentu y'Ukarisitiya. Bitwumvisha mbere na mbere isezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo, rikomoka ku kumva ijambo ryayo no ku maraso y'ibitambo by'ibimasa Musa aturira imbaga y'Abisiraheli agira ati, aya ni amaraso y'isezerano uhoraho yagiranye namwe bishingiye kuri aya magambo yavuze uko twabyumvise mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Mu isomo rya mbere
Isomo rya kabiri ryatubwiye ko amaraso Yesu Kristo yameneye ku musaraba asumba kure agaciro amaraso y'ibitambo bitwikwa, kuko amaraso ya Kristo aturonkera ubucungurwe bw'iteka. Ivanje twumvise yatubwiye ko Yesu Kristo yafashe umugati akawumanyura akabereza abigishwa bagira ati mwakire iki n'umubiri wanjye, hanyuma agafata n'inkongoro akayibahereza avuga ati iki ni amaraso yanjye y'isezerano. Ni Yesu wese rero uri mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi. Niyo twahabwa igice cy'Ukaristiya niwe wese tuba duhawe. Niyo mpamvu tugomba kwakirana Ukaristiya icyubahiro cyinshi, kuko aba ari Yesu Kristo wese duhawe. Ni Yesu Kristo wese muri tabernakulo aho dushyira Ukaristiya zasigaye nyuma yo guhazwa. Ni Yesu Kristo dushobora gushyira abarwayi cyangwa se abakristo batashoboye kuza mu gitambo cya misa. Yesu Kristo nguwo niwe dusanga iyo dushengerera, ni nawe tuza gutambagiza uyu munsi twerekana twese ko twemera ko ari rwose mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi, tukamujyana iwacu, mu bacu, mu mateka yacu, kuko tumukunda kandi akaba ari Imana yacu. Ibyo tuza kugaragaza dutambagiza Yesu mu isakaramento ry'Ukaristiya. Ubwo gutambagira kwerekana Pasika y'urupfu n'izuka rye n'urugendo nyobokamana dushaka gukorana nawe, we mushumba wacu. Yesu yifuje kandi ko abasangira Ukaristiya bagirana nawe ubumwe budatezuka. Yabivuze agira ati urya umubiri wanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Iyo ni Ivanjili ya Yohani umutwe wa 6:56. Uko kugirana ubumwe nawe bivuga ko duhora nawe mu mateka ye yose, mu buzima bwe bwa hano ku isi, mu rupfu rwe no mu izuka rye, ndetse no mu kuba ari iruhande rw'Imana Data mu ijuru. Bityo rero umukristo atura igitambo cy'Ukaristiya kugira ngo asingize Imana akunda, ayishimire ibyiza byose yamukoreye n'inema zose yamuhaye, akayitura asabira abanyabyaha kugira ngo bakire, kandi asaba n'Imana kumukomereza ineza yayo. Nka Yesu Kristo, ubuzima nyabwo bw'umukristo nubwo kwitangira abandi, kwitangira umuryango wawe, kwitangira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kwitangira abana bawe, kwitangira umuryango wabiyeguriye Imana urimo, kwitangira Kiliziya cyangwa se kwitangira igihugu cyawe. Igikuru ni urukundo rwitanga buri wese aba afitiye abandi. Mu gitambo cy'Ukaristiya twamamaza urupfu n'izuka bya Yesu Kristo kuzegeza igihe azazira mu ikuzo. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinti 11:26.
icyo gitambo ni ingwate y'ubugingo buzaza, aho imibiri yacu nayo izahabwa ikuzo ry'ijuru. Guhimbaza urwibutso rw'umukiro bikomeza ukwizera kwacu mu izuka ry'imibiri n'amahirwe yo kuzongera guhura n'abavandimwe badutanze kwitaba Imana barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera. Ukarisiya ni isoko y'umubano mwiza wa kivandimwe. Abahawe Ukarisiya baba biyemeje kuba ibimenyetso n'abahamya b'urukundo rwa kivandimwe. Mu kuyihabwa dusaba Imana kuduha kuba ibimenyetso nyabyo by'urukundo rwa kivandimwe. Koko rero kugira ngo twinjire mu ibara ry'Ukarisiya tugomba kujyana ubusabane na Kristo n'ubusabane n'abandi mu rukundo. Ibyo ni ngombwa kuko Ukarisiya ari igitambo kivuye muri Kiliziya mu muryango. Ni isangira rihuza abavandimwe rikabaha imbaraga zo kubaho no gukomeza kubaho mu rukundo. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 2 kuva ku 42 kugeza ku 47 kitubwira ukuntu abakristo ba mbere bari baramenye izuka rya Kristo, babagaho basenga, babagaho bumva inyigisho z'intumwa kandi bakabana kivandimwe. Ubwo buzima bwerekanaga abantu bari batunzwe n'Ukarisiya. Ukarisiya iduha icyerekezo cy'ubuzima kuko idufasha kumva neza ibintu by'ingenzi biranga ubuzima bwa buri wese. Ukarisiya idufasha mbere na mbere kumva neza agaciro k'ubwigenge bwacu. Ubwigenge bw'umuntu bugizwe no kwakira Imana akaba ari yigenga ubuzima bwacu. Imana ishaka ko umuntu yayakira akakira isi n'ibiriho bivuye ku kwemera k'umutima we wuje urukundo tuyifitiye. Uwo mutima uzi kwakira ni ikimenyetso cy'ubwigenge bwacu buba bunyura muri ya nzira Imana yashatse ko umuntu anyuramo, agira ati yego ndabyemeye, ariyo amen tuvuga iyo twakira Ukarisiya. Iyo tuvuga amen tuba tugira tuti nzi ko uwo ndi we n'ibyo mfite byose ari we mbikesha kandi ni byiza ndabyemeye. Paul Mutagatifu mu ibara yandikiye Abanyagalati aravuga ati mwebweho bavandimwe mwahamagariwe ubwigenge. Yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5:13. Mu gihe cyo gutura umuntu yiyaka ibintu atunze akabishyira kuri alitari, bikaba byerekana ko dushyira Imana mu mwanya wayo hejuru y'ibyaremwe byose. Urakunda uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose. Igitabo cy'Ivuguramategeko umutwe wa 6:5. Umuntu aba yerekana ko yishimiye kwiyakira abikuye ku Mana, ko rero atigize kandi ko akunda iyo Mana n'ibindi biremwa byose biyikomokaho. Imana ituremana ubwigenge bw'umutima yaduhaye ubushobozi bwo kuyakira cyangwa kutayakira yo soko y'ubugingo. Bityo rero biriho byose bigomba kutuganisha ku Mana kandi bihora bitwereka Imana. Ikandamizwa ry'abantu n'intambara mu isi bikomoka ku gushaka kwiharira no gutegeka abantu uko ushatse.
ukarisitiya itubwira ko tugomba gusangira n'abandi ibyaremwe, dushyira hamwe ubumwe, ubuvandimwe, dushyira imbere ubumwe, ubuvandimwe n'ubutabera. Muri consécration no mu gihe cyo guhazwa, Imana duha kumva neza agaciro k'ubuzima bwacu. Ahangaha Imana yashatse gusubiza ikibazo twese twibaza, mbereyeho iki? Ikibazo twibaza, agaciro k'ubuzima bwanjye ni akahe? Imana yashatse kutwereka agaciro k'umuntu katava mu byo atunze, ko agaciro k'umuntu katava ku mbaraga z'abazi cyangwa se mu byo akora, ariko ko agaciro ke k'ibanze kava muri we. Ubuzima ni impano y'Imana, kandi igisubizo dushobora kuyiha ni igisubizo cy'urukundo, cyo kuyirekurira no kwishimira. Imana itwumvisha ko tutari abantu gusa, turi n'abana bayo. Ukarisitiya ni isangira ryo mu gihe kizaza, ritwibutsa ko uko guhura kwacu kuzarangirira mu buzima bushya iruhande rw'Imana. Tubona ku musozo rero, ikindi ukarisitiya twibutsa buri gihe ni uko dusabwa kubana na bagenzi bacu mu busabane nk'abavandimwe. Ukarisitiya ni isakamento ry'ubumwe n'ubuvandimwe. Imana iduha muri Roho Mutagatifu izo ngabire, bigatuma imibanire yacu iba myiza. Ni imbaraga z'umutima zituma dushobora kubana mu bumwe muri Roho w'Imana, tukaba twashobora gukunda n'umwanzi wacu. Abakurambere ba Kiliziya bavugaga ko udashobora gutandukanya isakamento ry'umugati na divayi n'isakamento ry'ubuvandimwe. Ubuvandimwe nyabwo nibwo butwereka ko twumvise agaciro k'ukarisitiya mu buzima bwacu. Ubukire bwose bw'isi bwagombye kutujyana mu kutwumvisha ubuvandimwe tugomba kugirana. Ukarisitiya iha agaciro gakomeye imirimo y'abantu. Umugati na divayi bihindurwamo umubiri n'amaraso bya Kristo, bikomoka ku mirimo y'amaboko y'abantu. Ni ibintu rero biha agaciro ibyo dukora byiza byose. Nta murimo mubi uriho iyo uwo murimo ukiza, iyo uwo murimo wubaka. Ni icyubahiro gikomeye Imana yaduhaye. Mu gusoza, Musenyeri Filipo rero asoza aturarikira kuzajya i Butare kuva ku itariki ya 4 kugeza ku ya 8 Ukuboza 2024 mu ikoraniro rya kabiri ry'Ukarisitiya rizaba ribereye mu Rwanda. Bizerekana ubuvandimwe bukomoka ku Mana. Imana yatwitangiye ikatwiha mu Ukarisitiya, kandi ikaduherekeza mu rugendo rwacu rw'ubuzima. Mugire amahoro y'Imana.